humuka humuka yarebye amashi ku Mana. Mana irakomeye. Iyi nkoni wera aka kanya ntabwo uzongera kwigenderaho. Amen. Haleluya, haleluya. Sawa rero. Okay. Akazi kacu turagasoje ntabwo ibyo tukagenda. Yani. Gute? Twishyure nyine byarangiye. Sese nahumutse pastor ko twavuga. Nemwe muretse hari abantu biyemeje se amafaranga ni bayaguhaye. Nyina singa pastor Swarora. Wa musaza rero kamubwira. Ariko ikintu musabwa niki? Ituro. Amen. Mani guhaye peri. Amen. Mani guhaye amafaranga. Sha. Ibibazo byose wari ufite birashize. Haleluya. Wayihemba icyaka kanya ku mukozi w'Imana. Nukuri nge nshingiye ku by'Imana yankoreye. N'ibyo umanuriye byose. Ntanze amafaranga 300 nzabizana ejo mu nzu y'Imana. Amen. Gatatu kanya. Weho. Amen. Amen. Nshingiye ku mirimo y'Imana. N'iby'inkoreye aka kanya. Nemeye gutanga 500 by'ituro. Amen. Umbas. Mani gumugisha. Ye kubona mbona. Yego. Utwaye indege. Amen. Haleluya. Nawe ndabizi nawe hari icyo watanga. Sibyase. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Rero nyinshi ntacyo tweze tumariraga. Ukuri by'Imana nkoreye uyu munsi. Ukuri kubuma iyo perime. Wifashije. Igihe yabiguhaye. Rasa ku nteko. Amen. Amen. Nanjye nemeye 20,20. Amen. Ndabyemeye Imana izabishoboye. Ejo. Amen. Ceceka. Kiruguru kumva byashoboka byashoboka. Ikintu cyiza se ubu barakoze nka pastor ufite amavuta kandi bano mu rusengero rwanjye n'abakomfurima barabakristo bose bazi ko mfite umwuka wera nabo babyakarusho we nta muntu utakuze uri umupastor cy'amamaranga mu gihugu hose. ati ndamurera kantu manzi usoma n'ubundi kiriya giterane cyo n'uwemera kukizamo umwuka wera azamanuka neza umuriro wa biza nko kumuro wa Pentecote. Kubitekereza ndi kubitekerezaho ariko nkavuga nisi none nituramuka tugiyeyo ugasanga urukunjuka nase bwo bari abantu ko nta hano haviki barabakristo banjye buri yo babonye nyine ibintu bajyana mu mavuta akaza umukozi Imana ubwiriza neza hari nabaza bari munsi yayo ugasanga tuyabakuyemo bazitanga bazatura rero nuko mwidini n'imodoka bazazikwigisha mbona garabasatuzi bashoboraga gupfa kwesha abantu ubwonko bw'abara abantu bigatuma bitanga bagatura kandi urabizi nta gatege mfite bizagenda uzagerageza uzakora bwabaga reka tugerageze bisange twagerageje bikazadushuhira mwa nukuri ko Imana ngiye ndizeye bizagenda neza kuko ngiye narabipanze ngiye nyara gutegura amasengesho twakoze y'iminsi 6 nari kuzana kandi bikagenda neza zabigenza umva ikintu cya mbere hari kugira ngo tubakombenke ukuntu bizagenda kamanze nkureba kanso turabwo ni nayizanye kazana turahore ngiye mu mushinga ni nawo ubaje uko ni nawo ubaje kugenda gake umushinga ngiye ukuntu nawo upanze natekereje ko tuzazana impumyi tukazana n'ikiremo namaje no kubategura impumyi n'inze nzamuretse 1,000 impumyi ni we narabateguye n'abasore nateguye nabwo n'abantu hafi n'abanyarwanda babaga Uganda ko nagenda bareba ndabati wese nzamujana mwongera n'amatike ubundi baze none ubasengera ibitangaza bibe niba ari kirema simbuke niba ari impumyi itareba amafaranga bazabura kuyatanga koko shamba ko rigende shamara sake
yo irabira nk'iyanyuma neza neza. Uruguhande. Wowe. Jewe se? Ibise? Oye. Soma wewe wako nikushoboraga namwe babarokore. Rero agize se shaho. Nese muzisura umurokore. Witanga umurokore. Ni ryo banga. Nanjye ko burya nkashyiramo gakeya. Erega burana biri yavuga ngo kubw'indakunaniye. Cyo somaho gakeya. Ese ukaba wigishirizaga icy'abakirisitu uri kubiyamya inzoga. Wowe se ubigisha se? Asobegesha gase. Wako wahagarara hara imbere y'abari abantu. Hawe wumva zira haleluya nkubitagaza umurambararo. Azitera gatatu nta kantu kari mu bwonko. Koko se? Erekera ko katangarika nko gakeya. Ushaka kungarika ugasanga ndasebye imbere y'abakirisitu. Bakamenya ngo pasiteri ngo aguye mu muringote. Naba nsebye noneho. Naho ndi mwuga nshoboye. Ubu noneho nakongera kurya icyo abana nabagaburira iki. Uzi kurira mu mwuka ufite agakora. Je byakubaho. Nanjye burarigera mu gakeya. Ubundi nkagenda. Indimi zirisukaga. Igihe burayo ndakimanuka. Iyo umaze gukiramo kano ariko bamwe nyinshi ashobora kwivangamo indimi z'abadayimoni. Ubushize ntuza kanziga. Yagiye mu mwuka. Sinzi aho yaravuye kujya urubeteze. Mwuka kuba gwamushikiye. Kandi umucecuru ntabwo yajaga mu mwuka. Kuko ntabwo nabanyewe igihe yabatirijwe mu mwuka gwera. Aba yagugezemo. Umucecuru ati 1 2 3 4 7 karindwi. Amaye. Ati ravuze iti. Mbona mwegeni ivuze ngo iki. Siko nambwiye ngo dere yomka. Ariko kubera kuri umucecuru kuva na kera yakundaga kuvangirwa. Turi kuva muri rya dini ryo mu mishipuri. Uzi ko twese tuja mu kivoka. Tuvuye mu kivoka tuja gusengera mu kivumo. Tute twagera mu mpinga. Ura twageze mu idini ryo muri Ruhondo. Tuvuye hehe muri mbwa. Tumaje kujya mu madini 12. Mwarazengurutse ko ubu nzi dini ritanga gitike kuwabwirije. Nzi dini waje nubwo warira. Marira amabaviga gakoboka. Hani cicumi ariko bari ideni ajya kubwiriza muri bami nkoko. Iryo tora sindisubira n'umuheto wanya n'ikijumba washima Imana uzugiye muri Nyabiseko naba njya gukora iki se no batagwa n'inko uzana utagwa inkoko bagwa n'iteke ndibumbi 50 nyinumva kubizi ko idini yanje soma gake church ihwanya kabari tureba imbere church none ubwo ndazi wanyu kubwirizana nse nk'umuhanuzi si wababonye ko mufite Mfitongije uri gicucure ibyo nibyo bidukoraga nkatwa abatubuzi baba pasiteri. Wabimenye utese uri gukoreshwa n'umwuka guyo hasi. Dore njeje. Ako hari ukuntu abantu bacurika ukongera ukabacurukura ariko ko buryo nyina waruvuze wenda nibwo gushaka abantu tukaje nko kuri komeza amabuno ugafite abayede tukababwa tuti rero muri igira ibirema mwimugaza mwigira ibifamatwa mwigira impumyi noneho tukababwa amasiri n'amasogona gihe urabona nitere hejuru mpamagaye yera ntitureba abakirisitu barayagara nkugeremo ako tukamanze twababaza tuti si ufite nyoko wanyu nyoko senge umuryango wanyu mumeranye mute twende data na mama bafitanye agakungu cyangwa ruguhana inkoyo bararwanaga cyangwa ati mfite masenge uyu n'uyu bakekagaho uburozi kujya nitugera mu gihe cy'ubuhanuzi nugera muri 1 2 3 4 5 iravuze ite nyoko senge yakumanuye mu giko cyangwa nyoko wanyu yakuvitse mu nyanja bonyahanitse ubuzutu muri voka ariko Imana hari cikoze ako sinone ugatongeramo kandi kantu ituro ryishimwe kugira ngo Imana ibi byagwe bikureho ati kandi mutsi wibumbe nka 20 ntako bikora go bibaye byiza wazamara Imana ikakomeza kongerera ibyo byose rero nubwo bibaga guca Imana ikatwihorera ya nyayo iherezo ryacu niriye itaguhaye nyoko reka mwere reka tonde turi byano ku isi bindi tuzatubimenya
ejo nibwo iminsi 6 izaba yuzuye y'amasengesho yo kwiyiriza narabishutse biriyiriza urumva njye nkajya nca kurande nkirira kagenda nkaninywera agera mu rugo utakarangije ariko ko uyimenyereye njye ngiyi nahena mu bakwe yose nyimaze we no yimenyereye bikanyutsigiremo gakeya yego kuko ngere iyi nazi fasha diakon Kristo Yesu akuzwe Yesu nashimwe diakon abaririmbyi wamugwayi amina bakristo bene data ijambo ry'Imana yavuga ngo aho babiri bateraniye banyambaza ndamanuka nkabasanga. Amen. Murabona ano masengesho y'iminsi 6 tumazemo ayo masengesho twahuriyemo n'iki n'inkomezi z'Uwiteka Imana. Amen. Urumva noneho ikintu cyiza twagiremo umugisha nukuba Pasteur Bijobija Gregoire guturuka mu itorero ryitwa Soma Gake yaje anga kugira ngo twifatanye mu murimo w'Imana atubwirize. Uyu mupatero ufite amavuta umwuka w'Imana umuriho aho yageze ibitangaza by'Imana birakoreka. Ikintu nabasaba ni ikintu kimwe nuko mwumva ijambo ry'Imana rimurimo mukumva icyo Imana yamutumye kugira ngo abagezeho. Amen. Haleluya. Pasteur Gregoire komeze bavugisha ndi kuburaho ne nateguye. Naho ubundi ikintu cyari umuntu wese uzi kumura amasengesho yiyejeje agasaba Imana imbabazi z'ibyaha yakoze Imana uyu munsi basi iramanuka imusangira muri Gaburiyeli ndahabuze mwana. Sinzi nango basipesiyoza nabo batanga. Ibice 200. Amasengesho mutwaye avunikanye. Murongo cyata. Odewe byagenze. Haranditse ngo umutima wanjye shimo Uwiteka. Oya ndahisome. Dore na naimbwa nkumbwiye muri Zaburi. Ajoreka kuremeza umuntu. Bijyeho rero ndapfa kwiheranje. Haleluya. Amen. Komere. Yego. Murahari ko? Muraho. Torero abantu bakeya. Uriwe? Makuru. Meza pastor. Muri bakeya ndagashabo. Ya. Amen. Ya. Muri mwebwe ko mura. Hari umuntu wari ugiye kurumwa n'inzoka. Urakoze kubikuyeho. Ugeze urongoranye. Tukistani kwa jina la Yesu umudayimoni agwagiza nyataka. Bonyuga urwanye nasuko muri gupfa nyoko. Tukistani kwa jina la Yesu. Abazimu. Pastor. Tero ryawe rirakomeye. Ukwiye kurigira ku mavuga senga. ako ndagerageza. Ngiye kubona mbonye ubaye umuntu w'umugisha urogoza ugeze mu bihugu byose ugeze mu mahanga. Amen. Haleluya. Haleluya mukanwa. N'umuheto. Itoro ryishimwe nicyo rikenewe. Gahanda bibiragenda ubahanura. Haleluya. Si byose. Jindi kuhanura ushe kujya muri Amerika ngiyeyo. Muhungura ni muzima. Ngigisha. Navuganye nawe siko mbizi. Pastor uyu munsi ubutumwe ni wowe Imana yabumujishemo. Nusiko ndi kuvuga ibintu byanje Oya urutsinga ntuducemo gacyari kwihangana ukomeze ubigisha unabahanurire. kuri ntongeye kumvugiramo. Mukozi w'Imana komerezaho amavuta. Kimwe wari uciye mbese itari. Kwanza itorero ryawe n'iry'ibivume gusa. Biriya si ngombwa. Dusengeye byose bivu. Mukobwa uhiye. N'umugore n'umukobwa. Uri umugore uri umukobwa. Tumufiye Mary. Ngiye kubona mbona hari
babwire Mbabwiriza mugisha ntabwo ndonze. nese dukora n'aka kazi duhanganye Uyu ntabwo ndonze. kubizi ko nakubwiye ngo nje hari imiziro n'imizirizo zanje Imana imbabarire ntabwo ndonze. tunyahugorezo ye nyibura kankwigarukireho mwa swabahaga imirunga nuko umurunga mbonye nyoko agiyemo guvuye uvuye fata amasengesho bw'iminsi 400 cyangwa se kugira nyoko atiyahura cyangwa umupasiteri wanyu umwegere mugire ibyo muvugana agufasha bw'iminsi 300 wisengera ijana pasiteri ntangiye kukubesha nanje 90 naziyemeza ugasenga gumwe cyangwa nago tukagumufatira ariko nawe ati bitewe nuko yaje tuzajayo ntawe nangaje ngo akoma amashi muzi mutene mbandi kwakura abazimu si nk'ubwo muri gucuririra shitani Toka satani. uri umufiyemeri mbonye ugaramye mu gitari uyu mufundi ndi kubona yitwa nde mbonye ugaramye mu gitari hafi y'igitsitsi ku mugwegwe mbona umufundi akubamye hagifashe ibikoresho byo kubaka senga cyane aba ni abazimu bari kukurongora dore rumurozi nturiwe vugisha ukuri ariko hano wibesha abantu sibyo umuntu nta muntu urakujana hanze ko mbonye bakuzengurukanye mu mudugudu ngo warose ko nyokararugaga oya ni umuntu wamaye umutingo nk'umugabo ariko ntabwo nawe umuhaye nako si Kanyundo ninde ndakoroza umugore wigeze kunyura mu nyanya za kanyandiko zibitusha akaburamo na rumwe rutukura Yagase n'izo zamugakana mu muri abarozi je suis musore fasite ufite ibibazo mwiri torero n'impamo bikureho ngwino wigisha bari Rozi itorero rya mubare rukomeze. Mubare rukomeze. nini itorero ryanyu muzagigisha iki discipline son Ako twarakibagiwe ariko ubu ngubu bigiye kujya mu murongo. yego rata bonye siko yirukanye nyoko nta kibazo kiri mu muryango ntukabeshe kagahuyu kavuye twajijije nyoka gahuyu baratandukanye bakoze divorce umwanyuza undanyuza abana mugiye munsi y'ikiraro senga imana ikize nyoka gahuyu Amen. Namukiza gahuyu. Oni bande Imana rero hari ikintu yagukorera mwese hari icyo yabakorera ariko ikintu musabwa n'iki ituro amena Mani guhaye peri Amen. Mani guhaye amafaranga sha ibibazo byose wari ufite birashize haleluya wayihemba icyaka kanya ku mukozi w'Imana nukuri nge nshingiye ku by'Imana yankoreye n'ibyo umanuriye byose ntanze amafaranga 300 nzabizana ejo mu nzu y'Imana Amena. gatatu kane weho amena nshingiye ku mirimo y'Imana n'iby'inkoreye aka kanya nemeye gutanga 500 by'ituro Amena. umbase Imana igumugisha ngiye kubona mbona yego utwaye indege Amena. haleluya nawe
nawe ndabizi nawe hari icyo watanga si byase amena Hallelujah. amena Hallelujah. amena rero nyinshi ntacyo twese tumariraga Nukuri kubw'Imana nkoreye uyu munsi. Nukuri kubw'Imana iyo perime. Wifashije. igihe yabiguhaye rasa ku nteko se Amen. amena Nanjye nemeye ibihumbi 20. amen Ndabyemeye Imana izabitange ejo. Amen. ceceka veni gakizanye ukagahuyo Nukuri niyo mfite. wowe ki Nukuri niyo mfite. ibintu rero biba bitazi imibereho yo kubaho mw'iyi si ntabwo hasi imikorere niyo y'Imana mfite kandi urarunyoye agarenzaho Kuri pastor niyo mfite nukuri. ibihumbi 20 ukaba utunze iki gitsatsi rwanyeye kuri ni shitani kuguterekera Nawongeye kubogoshesha kubw'imbabazi z'Imana. data mwebwe ko amafaranga mwagabana ryari we yewe ndava hano nyatanze ahubwo n'uyu mwana kuri ayo 20 nemere kumushyiraho ibindi 5,000 ntabyo ntacyo bivuze reka gukoma amashi garacari ubusabusa weho uzagabana ryari rwose ngiye ndava hano nyatanze bonye umufunda kuve hejuru hakugiye nk'umuyede ariko Imana hari kirakora oya numukanishi amanje yagushigikiza ijeki arakwegura kugira umwegere nemo neza ni karibu haraje bigenze neza haraje bigenze ni hano mwakwicara aha we ntabwo areba reka nicare aho pastor abaha umwanya murebereyo mw'abantu sibyo Imana ni umukozi w'umuhanga amen dore nguyu ni nabibonye nkigera ko turaza kugira imbaraga tukabona igitangaza gikomeye Imana yahumuye impumyi biva amatwi birumva birema biragenda uyu nawe rero maje mubone igitangaza c'Imana niko muremera iki ibiremba mbabwini musabwa kuzana iki ituro ku bakozi b'Imana nta ibimenyetso sibyo umukobwa umusaza wawe ni iki cawe aha ni nabibonye sha ni nabibonye yahumye kuva gihe ki naha tugiye gusenga rero tugiye gusenga abantu mumfashe namwe mwambara imbaraga ku ruhande rwanyu duhurize hamwe nta kimana itakora Mana data nyiri ubutwara nyiri ubushobozi humura uyu mugaragu wawe humuka 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 yarebye amashikuma Imana irakomeye iyi nkoni wera aka kanya ntabwo uzongera kwigenderaho amena haleluya sawa rero Okay. Akazi kacu turagasoje ntabwo ibyo tukagenda. yani gute twishyure nyine byarangiye se sinahumutse pastor ko twavuga nemwe muretse hari abantu biyemeje se amafaranga nibayaguhaye nyina singa pastor se wari uhari Wa musaza rero kamubwira aho twahuriye. nyina beza kugama hariya nari ntegereje akazi none nari kuba nagiye mu kiraka kimpa amafaranga wibwira gusa nari kuba nagiye mu kiraka kimpa amafaranga uza kunzanaho ubuteka mutwe bwawe wimbwira ngo ntabwo barayaguha abagabo ntabwo bandera kurebana nawe nguzanye subu gutegeye naba ndi ku ndege ukambwira nzano ngiye mu mbe namara guhumuka bakakunyishyura kandi mbona bishyuye nawe pastor nawe twizera ni amadayimoni ko wavuze ko nta kode ugira mubeza amafaranga yanjye koko ye ntabwo nakomana n'abatubuzi muze nawe aratwishyura nawe
dore n'ubu murangira he